tubahaye ikaze mwese wowe udukurikiye. Imana iguha umugisha. Hari ikintu kitameze neza urabyiyumvamo muri wowe imbere nubwo utabasha kugisobanura. Urareba mu isi kuzengurutse uburyo abantu bishimira ubuzima bwabo, uburyo ibyaha atari ukwihanganirwa gusa ahubwo abantu banabyishimira. Wumva kenshi abavugabutumwa bavuga urukundo, imigisha n'iterambere, ariko hari ikintu kibura. Hari icyuho mu bukristo bwa none, uguceceka mu gihe hakabaye habaho kuburira. Abantu bari kugenda bagana mu kurimbuka ariko nyamara ntibabizi. Ikibabaje cyane nuko benshi bazi ko bacunguwe. Kuva kera hari ikintu amadini yagiye yirengagiza kwigisha: urubanza rwo kurimbuka, ingaruka y'ibyaha bikabije biteye uburakari. Abashumba bahitamo kubwira abantu ko Imana ibakunda uko bameze kose, bakababwira ko nibizera bihagije kubahesha amahoro. Ariko siko Bibiliya ivuga. Mu by'ukuri hari umurongo wihariye uvuguruza byeruye ubu bushukanyi, umurongo ugaragaza abantu bazatabwa mu nyanja yaka umuriro w'iteka aba ari bo. Ingorane zihari nuko utigeze wigishwa uyu murongo. Abantu benshi bemeza ko abanyabyaha babi kurusha abandi, nk'abicanyi, abasambanyi n'abahohotera abandi, ari bo bazashyirwaho uburakari bw'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ibitandukanye. Uramutse usomye uyu murongo wirengagijwe, watangazwa nuko benshi mu bitwa ko ari abantu beza nabo bari ku rutonde rw'abazarimbuka. Abantu bajya mu nsengero, babandi basenga biyita abakristo, ndetse nawe waba urimo. Ushobora kuba mu buryo utazi uri kugenda ugana mu kurimbuka kw'iteka, nyamara uzi kuri kugana mu ijuru. Nta kindi ngambiriye kuvuga ibi, ahubwo ndi kuguhamagarira gukanguka. Bibiliya ivuga ko mu minsi ya nyuma benshi bazashukwa, badashutswe n'isi cyangwa ngo bashukwe n'abapagani, ahubwo bazashukwa n'amadini yabo. Yesu ubwe yarabivuze ngo ku munsi w'urubanza benshi bazamusanga bizeye ingororano, bizeye ikaze mu bugingo bw'iteka, ariko bazatungurwa n'amagambo ateye ubwoba ati nimugende sinigeze mbamenya. Hagarara gato ubitekerezeho. Tekereza guhagarara imbere y'umwami w'abami wizeye ko wacunguwe, nyamara ugatabwa hanze. Ibi bizaba ku mamiliyoni y'abantu. Abantu babayeho ubuzima bwabo bwose batekereza ko batekanye, abantu batigeze baburirwa, babandi babwiwe ko kuba bizera no kuba ari abanyangeso nziza ibintu byose bimeze neza. Ariko Bibiliya ibi ntabwo ibivuga. Bibiliya igaragaza mu buryo busobanutse abo bose bazatabwa mu muriro w'iteka. Uyu munsi tugiye gushyira ahabona uru rutonde. Mbere y'uko dukomeza, ukwiye kwibaza ikibazo gikomeye: ese mu by'ukuri ukeneye ukuri? Kubera ko numara kukumva ntabwo uri bubashe kukwirengagiza, ntabwo uri bubashe kwifata nk'aho utakuzi. Ibyo ugiye kumenya uyu munsi birahindura byose ku buzima bwawe. Biragutera gusuzuma ubuzima bwawe, gusuzuma kwizera kwawe n'ishingiro ry'ibyo wizera. Biraza gutuma wibaza mu by'ukuri niba waracunguwe cyangwa niba umaze igihe uba mu kinyoma. Niba ubu butumwa bugukora ku mutima, andika muri komenti amena, utangaze ko uhisemo ukuri mu cyimbo cy'ubushukanyi. Niba kandi utarakora subscribe, yikore utazacikwa n'ihishurirwa nk'iri ngiri. Igihe ni gito, abantu bakwiriye kumenya ukuri hakiri kare. Ibi si iterabwoba, ibi ni ubuzima bw'iteka ryose. Ibi ni ukugira ngo igihe nikigera, kuko kizagera, utazisanga uhagaze imbere y'Imana nta mbabazi cyangwa amahirwe ya kabiri. Mbere y'uko tugaragaza umurongo werekana abazarimbuka bari bo, reka tuvuge impamvu amadini menshi yanga kwigisha ibi ngibi. Birashoboka ko kuba utaragize amahirwe yo kwigishwa ibi atari impanuka, kuko hakoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bakomeze kuba mu buyobe, bakomeze kuba impumyi, biyumve batekanye nyamara bari mu buyobe. Ukuri kwahishwe igihe kirekire kugiye gushyirwa ahagaragara, kandi numara kukumva ntabwo uzongera kubasha kukwirengagiza. Uyu ntabwo ari undi murongo wa Bibiliya, ni umuburo ukomoka ku Mana ubwayo uvuga abazacibwa urubanza rw'iteka. Igiteye ubwoba cyane nuko abantu benshi batazi ko bari kuri uru rutonde. Umurongo amadini menshi yanga kwigisha uboneka mu Byahishuwe 21. Umurongo wa 8 haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi
n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Abantu benshi bibwira ko abanyabyaha biremereye ari bo bonyine, nk'abicanyi, abasambanyi n'abagirira nabi abandi, bazatabwa mu nyanja yaka umuriro. Ariko si byo uyu murongo uvuga. Uyu murongo utangira uvuga ikintu kibabaje cyane. Abanyabwoba si abantu babi cyangwa abamena amaraso, ahubwo abanyabwoba. Abantu benshi ntabwo bazi ko ubwoba ari icyaha mu maso y'Imana. Ni igihe kingana gute uceceka kandi wakabaye uvuga? Ni inshuro zingana gute wanze guhagarara mu kuri kubera ko ufite ubwoba bw'ibyo abantu bari buvuge? Ni inshuro zingana gute wahakanye ukwizera kwawe kugira ngo gusa wirinde intambara ushaka kwigumira utekanye? Uyu murongo werekana ikintu giteye ubwoba. Ubwoba mu kuri kw'amaso y'Imana ni icyaha gihagije kujyana umuntu mu kurimbuka. Noneho ku batizera, aba ntabwo ari abapagani, ahubwo ni ba bantu bavuga ko bizera Imana ariko bakabaho nk'aho Imana itabaho. Aba ni bamwe mu bicara mu nsengero buri cyumweru ariko bagahakana kwegurira ubuzima bwabo bwose Kristo. Bafata Bibiliya bagahitamo ibice byayo bagomba gukurikiza, bagashyira ku ruhande ibindi bibacira imanza mu mitima yabo. Babaho mu buryo buhakana ubutware bw'Imana. Ku bw'ibyo bazacibwa urubanza. Hakurikira abakora ibisira, abasambanyi n'abarozi. Sosiyete itwereka ko ubusambanyi atari ikintu gihambaye, twereka ko ubupfumu n'indi mihango y'imyuka ari ibisanzwe, ariko Imana ibivuga mu buryo buhabanye. Umuntu wese ukora ibi ntiyihane ari ku rutonde rw'abazarimbuka. Hanyuma abasenga ibishushanyo n'ababeshyi ni abantu bangana iki muri iki gihe baramya amafaranga, kumenyekana mu mbaraga cyangwa kwishyira hejuru ubwabo? Ni bangahe bavuga ko bakurikira Kristo nyamara bari mu buzima bw'ubuyobe, uburiganya n'ubushukanyi? Imana ntabwo itandukanya ibyo abantu bishingikirizaho, byaba bito cyangwa binini. Umubeshyi wese ni umunyabyaha, kandi usenga ibishushanyo wese azacibwa urubanza. Ibi ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari iterabwoba kugira ngo wenda abantu bace bugufi. Iri ni itangazo ridaca ku ruhande, rigaragaza icyerekezo cy'iteka ryose. Nta kuburana kubaho, nta mahirwe ya kabiri nyuma yo gupfa, nta negosiyasiyo n'Imana igihe uzaba uyihagaze imbere. Niba izina ryawe riri kuri uru rutonde ukaba utihana, ahazaza hawe ni habi. Ariko se ni ukubera iki uyu murongo utajya wigishwa? Kuki amadini menshi yirinda burundu kuvuga ibi bintu? Ni uko bituma abantu bahungabana mu mitima, ni uko bitegeka abantu guhangana n'ukuri ko mu buzima bwabo, ni uko bidahuye n'inyigisho zigezweho zibwira abantu imbabazi batarigeze bahinduka, zibabwira ngo bizere Kristo ubundi babeho uko bashaka. Ariko ibi ntabwo ari ubutumwa bwiza. Yesu yavuze byinshi ku kurimbuka kurusha uko yavuze ku kujya mu ijuru. Yaburiye abantu kenshi avuga ko benshi bibwira ko bacunguwe ariko bibeshya. Yaravuze ngo mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse rijyana mu kurimbuka kandi benshi niryo banyuramo. Soma Matayo 7:13. Irembo rigana kurimbuka rinyurwamo cyane kuko kurigendamo riroroshye. Ryemerera abantu kubaho uko bashaka, ribemerera kureka kwihana no kwirengagiza ukuri. Ariko irembo rifunganye rigana mu bugingo risaba guhinduka, risaba kurekura byose, kandi risaba kubaha amagambo y'Imana rititaye ku gukomera kwaryo cyangwa kuba ritanyurwamo n'abantu benshi. Noneho ikibazo ngiki, aho uhagaze wigeze wumva ukuri? Wamenye ibyo amagambo y'Imana avuga? Ese ubuzima bwawe burabigaragaza, cyangwa uri mu buyobe bwo kumva ko kwizera Imana byonyine bihagije? Uyu ntabwo ari umukino. Iki ntabwo ari ikintu ukwiriye guteganya kuzakora ejo. Ibi ni iby'iteka ryose, wabyanga wabyemera, wabyumva cyangwa utabyumva. Umunsi umwe uzahagarara imbere y'intebe y'Imana ubazwe ibyo utatunganyije ku buzima bwawe. Ni iki rero ugiye gukora aka kanya? Ugiye kubyirengagiza nk'andi magambo yose? Urakomeza kwinangira umutima wifate nk'aho bitakureba, cyangwa uremera ukuri wihana ugaruke ku Mana utarakererwa? Amadini menshi muri iki gihe yirinda ibiganiro nk'ibi ngibi.
bategura neza ibiganiro byabo mu buryo butuma babyumva bumva baguwe neza, bafite ibyiringiro n'imbaraga, ariko ntacyo basabwa guhindura muri bo. Bigisha ku rukundo rw'Imana ariko bakavuga gake ku butabera bwayo. Bavuga cyane ijuru ariko bakavuga gake ku kurimbuka. Bakubwira ko Imana isobanukiwe ingorane zawe ariko nta na rimwe bakuburira ko ibyaha byawe bibasha kukujyana mu muriro utazima. Iyi niyo mpamvu mu by'ukuri abantu benshi batekereza ko bacungwa ariko atari byo. Bibiliya ntabwo ari igitabo kitubwira gusa ibyo twifuza kumva, ahubwo ni igitabo kitubwira ukuri naho uku kuri kwaba guteye umubabaro. Ariko mu bukristo bwa none twiremeye ukwizera kutworoheye gutuma twumva tuguwe neza nta guhungabana mu mitima yacu. Twahimbye amadini n'amatorero ameze cyane cyane nk'ibigo by'imyidagaduro kuruta uko ari amazu yo gusengeramo. Abashumba bitaye gusa ko abantu baba buzuye mu rusengero kuruta kwigisha ukuri kutavangiye ku ijambo ry'Imana. Aho kugira ngo bahamagarire abantu kwihana, babahereza amasezerano y'ibinyoma by'amahoro. Yesu ubwe ibi yabivuzeho ati, abavuga ngo mwami mwami si bo bazaraga ubwami bw'Imana, keretse gusa abo bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Matayo 7:21. Bitekerezeho gatoya. Ntabwo ari buri wese uvuga mwami mwami uzabona Imana. Ntabwo ari buri wese ujya mu rusengero, buri wese uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ntibivuze ko agendera mu gakiza ka Kristo. Yesu yaravuze ngo keretse gusa abakora ibyo Data ashaka, abo nibo bazinjira mu bwami. Uyu munsi amadini menshi ntajya avuga ibijyanye no kubaha Imana. Baravuga bati gusa mwizere Yesu Kristo muzakizwa, ariko ibi si byo Yesu yavuze. Kubera iki biri kuba? Kubera iki amadini afite ubwoba bwo kubwira abantu ukuri? Kubera ko ukuri kurakomeretsa. Ukuri gutuma abantu bicira imanza mu mitima yabo. Kubera ko mu gihe cya none ikintu cyose gituma imitima y'abantu itagubwa neza gifatwa nk'ikintu gihumanye, gikwiye kujugunywa kandi kitagezweho. Tekereza umuganga asuzumye umuntu indwara yica, umurwayi akamubaza ati ese ndamera neza? Mu cyimbo cyo kumubwiza ukuri umuganga agaseka akamubwira ati witinya umeze neza, komeza wizere. Mu by'ukuri ibi ntabwo bifite umucyo, ariko ibi ni nkabyo abashumba benshi bari gukora uyu munsi. Barabona abantu bari kuba mu byaha kandi basobanukiwe neza ibyo Bibiliya ivuga, ariko bagahitamo guceceka. Ntabwo bakeneye kugira umuntu bakomeretsa. Ibi iyo babikora baba bari kuyobora amamiliyoni y'abantu mu kurimbuka. Umwanzi ibi nibyo ashaka. Arabizi ko abantu benshi batamuramya, arabizi ko abantu batahitamo ku bushake kujya mu kurimbuka, bigatuma yigaragaza nk'umucyo. Akumvisha amadini ko akwiriye kwigisha inyigisho zoroshye zidashyira habona ukuri kuremereye, inyigisho zishyira abantu mu mahoro nyamara bakiri mu bucakara. Ibi Pawulo yarabivuze ati, igihe kizaza aho abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Timoteyo 2:4. Iki gihe cyaraje. Turi kuba mu gihe aho abantu bakeneye kumva gusa ibibanezeza, bihunza inyigisho zibatera kwibaza ku myitwarire yabo. Bishakira abigisha babasusurutsa mu cyimbo cy'abigisha babatera kwibaza. Ikibi noneho kurushaho, bakinisha kwihangana kw'Imana ku bushake bwabo. Ariko Bibiliya ivuga neza, nta kintu kibi nk'ubukristo bwemerera abantu kubaho uko babishaka. Yesu ntabwo yigeze abwira abantu ati muzi uko mumeze muzakomeze kuba uko nguko, ahubwo yaravuze ngo mugende ntimukongere gukora ibyaha ukundi. Ariko amadini menshi uyu munsi yigisha ubutumwa bw'imbabazi nta kwihana, agakiza nta guhinduka, yigisha kwizera nta kubaha Imana guhari. Iyi niyo mpamvu abantu benshi batekereza ko bacunguwe nyamara atari byo, kuko babwiwe ko nibizera Yesu nta kindi bazaba basabwa. Ariko kwizera gusa ntiguhagije, kuko n'abadayimoni bizera Yesu, yewe na Satani ubwo arabizi neza ko Yesu ari Imana. Itandukaniro riri hagati y'agakiza nyakuri n'ubuyobe no kubaha Imana.
N'iki rero kizaba igihe abantu bazaba bahagaze imbere y'Imana ku munsi w'urubanza bizeye neza ko bajya mu ijuru ariko bagatabwa hanze? Yesu yasubije iki kibazo igihe yavugaga ati benshi kuri wa munsi bazavuga bati Mwami, twahanuye mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ariko nzababwira neruye nti sinigeze mbamenya, mumva imbere mwankozi z'ibibi mwe. Matayo 7:22 na 23. Fata umwanya utekereze kuri ibi bintu. Aba bantu batekerezaga ko bacunguwe, bakoze ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko nyamara ntiyigeze kubamenya. Uku niko kuri guteye ubwoba mu byanditswe. Birashoboka kwizera Yesu, kumukorera, gukora ibikorwa by'Imana mu izina rye, ariko warayobye. Noneho rero ni gute wamenya mu by'ukuri niba waracunguwe cyangwa niba uri mu buyobe nk'abandi benshi? Igisubizo cy'iki kibazo kiragaragaza icyerekezo cyawe. Kurikira witonze, kuko ibigiye gukurikira biragaragaza ikintu gitandukanya abo bazajya mu ijuru n'abazajya mu muriro utazima. Niba utazi ibi ibyo ari byo, ukeneye kubimenya utarakererwa. Niba watangiranye natwe wamaze gusobanukirwa ikintu abantu benshi batazi. Ntabwo ari buri wese utekereza ko yacunguwe uzinjira mu bwami bw'ijuru. Ibi ntabwo ari amagambo, nta nubwo ari ibitekerezo. Ibi ni Yesu ubwe wabivuze. Abantu benshi uyu munsi babaho bazi ko bahawe agakiza ku buryo bumva ko kubaho uko bashaka ntacyo bibatwaye. Kwizera Imana ntabwo bihagije, kuko n'abadayimoni barizera, ndetse na Satani nawe ubwe arabizi ko Imana ari ukuri. Ikibazo si uko wizera ko Yesu ariho, ahubwo ukwiye kwibaza, ese mu by'ukuri arakuzi? Iri ni ryo tandukaniro ku bazajya mu ijuru n'abazajya mu muriro. Noneho rero ni gute wamenya niba uri mu bazumvira ijambo ngo nimumve imbere sinigeze mbamenya? Igisubizo kiri imbere yacu, ariko benshi ntibashaka kucyemera. Iki gisubizo kiragoye kukihanganira, bisaba ubwitange, bisaba kubaha, kandi kubaha ni ikintu amadini y'iki gihe yajugunye. Bibiliya itubwira ko utejejwe atazareba Imana. Abaheburayo 12:14. Ariko se ni abizera bangahe uyu munsi bafite ishyaka ryo kwera no gukiranuka? Ni bangahe bahunze ubukristo butagira icyo bubasaba? Ni bangahe batandukanye n'iyobokamana ribemerera kubaho mu byaha? Nyamara ukwera ntabwo ari ikintu kizana, ni ikimenyetso cy'agakiza nyakuri. None se niba ubuzima bwawe butagaragaza Kristo, ni gute wavuga kuri uwe? Yesu yarabivuze neza, niba munkunda nimukomeza amategeko yanjye. Soma Yohana 14:15. Iki ni cyo kimenyetso cyo kwizera nyakuri. Ntabwo ikimenyetso cyo kwizera ari ukwinjira mu rusengero, ntabwo ari ingano y'ibyanditswe uvuga, nta nubwo ari uko wiyita umukristo, ahubwo ikimenyetso cy'ukuri ni ukubaha Imana. Aha niho abantu benshi batsindirwa. Reba uko isi ya none ibayeho. Abantu biyita abakristo ariko bakabaho nk'abandi bose. Barabeshya, bakariganya, bavuga amagambo mabi, bagira inzika, mbese bishora mu byaha nta kwizigama. Bihesha amahoro mu myitwarire yabo bavuga ngo Imana isobanukiwe ingorane zabo. Bahagarara ku byaha byabo aho kubyihana. Ariko Imana ntabwo yemera kwihesha amahoro mu byaha, ahubwo ishaka ko abantu bahinduka. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bazajugunywa hanze, bazahagarara imbere y'Imana biteguye kujya mu ijuru, ariko bazatungurwa no gusanga batarigeze bakizwa. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Timoteyo 2:3-5. Kuba mu gakiza si ukuvuga amasengesho aka kanya hanyuma ukiberaho uko wishakiye. Ntabwo ari ukujya mu rusengero ku cyumweru ubundi indi minsi yose ukiberaho mu bwigomeke. Agakiza nyakuri no guhinduka rwose, ni ukwegurira Imana ibyawe byose, aho kwifuza kwawe, ibikorwa byawe n'umutima wawe bigaragaza Imana. Ariko amadini menshi yirinda kwigisha ibi ngibi. Kubera iki? Kuko ntabwo ari byo abantu bakeneye kumva. Abantu bakeneye ubukristo bwo kuregeza, bakeneye ukwizera kutagira ikintu na kimwe kubasaba, bakeneye kugumana ibyaha byabo, ubucakara bwabo, no gusenga ibigirwamana kandi bizeye ko bacunguwe. Ariko si uku bikwiye kuba. Yesu yarabivuze ati, uwo wese ukeneye kuba umwigishwa wanjye yiyange, yikorera umusaraba we, ankurikire. Matayo 16:24.
ibi si uko ari itegeko ahubwo ni ngombwa. Niba ubukristo bwawe butagusaba kwiyanga, ubwo ntabwo ari ubukristo buvugwa na Bibiliya. Umwanzi ntabwo ashaka ko abantu bumva ubutumwa nk'ubu ngubu, ariko ufite imbaraga zo kwamamaza ukuri. Jya muri comment wandike amena nko gushyigikira ijambo ry'Imana. Niba kandi utarakora subscribe, ihute cyane ubumwe mu muryango utemera ubushukanyi. Like yawe ni ingenzi cyane kuko iratuma ubutumwa bugera ku bantu benshi. None se mu by'ukuri bisobanuye iki kwiyanga wowe ubwawe? Bisobanuye ko utakibaho mu byifuzo byawe. Bisobanuye kandi ko utacemerera icyaha ngo gikontorore ubuzima bwawe. Bisobanuye ko wahisemo gukiranuka kurusha kuba mu byaha. Wahisemo kudahemuka naho byagusaba ikiguzi. Bisobanuye ko ufite ubushake bwo guhomba byose ku bwa Kristo. Abakristo ba kera bari basobanukiwe ibingibi. Bemeraga gukubitwa, bagafungwa, yewe bakanicwa aho kugira ngo bahakane ukwizera kwabo. Ariko uyu munsi abantu ntibashobora no kwibabaza bareka ibintu bibi bagize akamenyero. Bavuga ko bakunda Kristo ariko ibikorwa byabo bikamuhakana. Iyi ni impamvu izatuma abantu benshi bagwa mu buyobe, kuko bigishijwe ko imbabazi zisobanuye ko atari ngombwa guhinduka. Babwiwe ko Imana izabababarira uko byamera kose nubwo bakomeza kwikorera ibyaha ku bushake. Ariko Bibiliya ivuga ko niba dukomeje gukora ibyaha nyuma y'uko tumenya ukuri, nta gitambo cy'ibyaha kiba kigihari. Abaheburayo 10:26. Ongera usome nanone witonze. Ntihagisigaye igitambo cy'ibyaha. Ibi bisobanuye ko niba waramaze kuvuga ko uri umukristo ugakomeza kuba mu byaha ubigambiriye, ntabwo uba ugitwikiriwe n'igitambo cya Kristo. Ibi nibyo Bibiliya ivuga. Aka kanya rero ikibazo kirakubaza ngo ese mu by'ukuri waracunguwe cyangwa uri mu buyobe? Ese uri mu mibereho yubaha Kristo cyangwa uri umukristo ariko wirengagiza amategeko ye? Iki si ikintu ukwiriye kwirengagiza. Ubu butumwa ntukwiye kuburekera ikindi gihe, kuko birashoboka ko nta kindi gihe ugifite. Igihe cyo gutunganya ibintu hagati yawe n'Imana ni iki ngiki. Iki ni cyo gihe cyiza cyo kwihana. Ariko kwihana ni ikintu gikomeye cyane kuruta gusaba imbabazi. Kwihana bisobanuye guhindukira ugahunga ibyaha burundu. Ni ugufata icyemezo cyo kurekurira ibyawe byose Kristo. Ni uguhitamo kubaho mu kwera utitaye ku kiguzi byagusaba. Ni ugukura umutima wawe mu byo urimo ukawerekeza mu nzira yo kugendana n'Imana no kubaha ibyo yategetse. Uyu munsi ndakubwira ukuri gukomeye. Ni bake bashobora gukora ibi. Yesu ubwe yarabivuze ati, inzira ijya mu bugingo n'irembo rifunganye, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Ese aba bake uri umwe muri bo, cyangwa uri umwe muri ba bandi benshi bizeye ubugingo nyamara ntabwo? Tekereza neza. Umunsi w'Uwiteka uri bugufi, kandi kuri uwo munsi nta kindi kizagenderwaho, nta kindi kizagira agaciro keretse gusa ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Wikumvira amajwi y'ibigukururira mu bikujyana mu kwinezeza, nyamara bimeze nk'ubumara bwo kukurimbura. Zirikana ko utabereyeho kwinezeza ubwawe, ahubwo kunezeza Imana. Ariko abantu benshi bahakana gukora ibi ngibi. Bakeneye inyungu z'agakiza ariko bakanga gutanga ikiguzi cyo kuba bigishwa. Bashaka imbabazi nta kwihana, bakeneye agakiza nta guhinduka. Bashaka ijuru nta kwera bafite. Ariko siko ibintu bikwiye kugenda. Agakiza ntabwo gatanga uburenganzira bwo gukomeza kuba mu byaha. Ni umuhamagaro ugukuraho wari uri ukakwerekeza mu rundi ruhande. Bibiliya ivuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Abakorino ba 2:5-17. Niba uvuga ko ukurikira Kristo, ubuzima bwawe bukaba butarahindutse, niba ukiba mu byaha nk'ibyo wabagamo mbere, niba ukigendera mu byifuzo by'isi nk'ibyo wagenderagamo, niba nta cyahindutse, ukeneye kwibaza utese mu by'ukuri ndi muri Kristo cyangwa ndi mu buyobe? Igiteye ubwoba nuko benshi bazamenya ukuri barakererewe. Bazabaho ubuzima bwabo bazi ko bacunguwe, bibwira ko ibintu byose bimeze neza. Bazizera ko bagifite igihe kugeza ubwo igihe kizabarangirana. Kuri uwo munsi nta mahirwe ya kabiri azabaho. Tekereza guhagarara imbere y'intebe y'Imana wizeye ko ugiye kubwirwa ngo wakoze neza, mukozi mwiza, ugatungurwa no kumva ngo mva imbere sinigeze nkumenya.
tekereza uburyo byakubabaza cyane umenye ko ubuzima bwawe bwose wabubayeho mu kinyoma. Aya ni amahirwe Imana iguhaye yo guhinduka ukava mu byaha. Aya ni amahirwe uhawe yo kureka byose ukabyegurira Kristo, ukareka gukina imikino yo kwizera, ugatangira kubaho ubuzima bwo kubaha Imana. Ukeneye gufata iki cyemezo kandi nta wundi wo kubigukorera, ni wowe ubwawe. Imana iguha umugisha wowe wumvise ubu butumwa, ariko kumva gusa ntibihagije. Icyo nifuza ni ukubishyira mu bikorwa, ukagorora inzira zawe mu buryo buguhesha gutunganira Imana. Kandi ibi nubikora si uko uzaba utunganiye Imana gusa, ahubwo n'ubuzima bwawe bwose buzahinduka. Uzakira ibyishimo utagiraga, uzabohoka mu mutima kandi uzahabwa n'ibindi wifuza byose. Matayo 6:33 Bibiliya irakubwira ngo banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi uzabyongererwa. Urakoze cyane.